ndamukunda amepanga uri kwimana ndamukunda cyane kubu nibwo mbibonye rebamwo hariya neza kuko amatwi yanyu mwese ateye kure n'ibitutsi se batukane ni bimwe urugabo rw'ibitwe ngibisubizo ukuntu ni kuba mutukawe akongeye ntago barantuka ngiye nunantutse abo mukene hari apasi bari kuzimu abakene ikuzimu nukurira negwe Kenya amenyo yubuze menerevare wekenya iki amenyo bagusohoye mu nzu wekenya amenyo urumva hari abantu barungutse ikuzimu bakiri mwisi mwijuru n'umunezero n'ibyishimo nizere ko gahunda zose zimeze neza kandi nizere yuko ubuzima bukomeje kukugendekera neza wowe uherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wowe uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wowe uherereye Canada wowe uherereye Amerika wowe uherereye ahantu hose ndetse mu mpera zose z'isi murambasabira umugisha murambifuriza ibyiza by'Imana kugira ngo bibashe kubageraho ndetse kandi nanjye mujye munyifuriza umugisha kandi unkomokaho. Nitwa Emi nyawe jya kuri Instagram yanjye unfollowing papa bitangaza wasanga ndakoresha Instagram kandi ngo ni icyamamare cy'umukozi we ntayo mfite ubundi se Instagram urayizi kwavuye kure kwebwe ntangiye kubimenya ubu wumva iyo bavuze Instagram wumva ari kwivuga simbizi Instagram ni nk'ahantu abantu baganirira nicyo mbyumva nka WhatsApp nyine ko niyo nkuru ariko abantu bashobora kuba mukomoka ibushimu ushobora kuba mugira ibikabyo ariko se nyambaza umuntu umunyamakuru kuki muvanga umuntu uyishira hejuru bose nishiri kuzimu mugira amagambo abanyamakuru bavanga ngo abapasiteri bishira ibyo se mvuze gukabya none si umuntu urakabya aragayo ntabwo nkabya ahubwo urakabya nukabye oya ukoriki ndasenga nyine umukozi w'Imana karagasara nako bashumba nyine bakita ngiki nabambwe na Kristo ariko nge ndiho yakora buriya niba nkubitushi nakwiruka yamba namba yanjye namba y'abashumba buri mba mpambiriye nahandi ngera wankubita n'urushi simpa magari leta simvuge nkiruka gashora amaguru. Yes rero ndi kumwe na papa bitangaza aka umukozi w'Imana aka narahaze ndabukunda cyane nanjye ndabakunda kandi n'abanyarwanda bose muri rusange. Mama Raziska ndagusuhuje kandi ndaguhaye yambu Dekate Babalao nawe ndagusuhuje Jeskizo wa mipango ibintu byose bimeze neza abantu mwese mukurikirana yawe TV tubahaye yambu rero Jeskizo ndamuzi inshuti yanjye Gasuku Medi ndamuzi ngagira umuntu habwe Imana ishigwe hejuru kumunwa wiwe umutunze habwe ngusize n'amavuta mu izina rya Yesu uramunwa wiwe ukomeze cyane ugira imbaraga abeho neza umunwa wandi wa Jessica wa mipango umunwa we ugira imbaraga atera imbere buri muntu wese mu itorero abuweshejwe muri ryo nawe umunyamakuru wese mu gahunda yiwe ibi yiwe tu rero kugira ngo dutangire ikiganiro ndi no mu mavuta dusengera ubundi ibintu bibashe Mana nsiza Mana yo kubaho n'amahanga yose ndagushimye ko uri nyakubahwa niwe kumenyekana gusa niwe kubahwa gusa niwe gupfukamirwa niyo mpamvu akanya hari abazadukurikira bari impande zose z'igihugu mbasabiye umugisha muri Afrika abari i Burayi ubagirire neza abanyamakuru bazamure mu izina rya Yesu Kristo uzumva ikiganiro uzahabwa umugisha njyambaje mu izina rya Yesu amen. Ngiye guhera ku muntu wanditse muri comment ngo wa muri 50 mili yisiki angahe 50 mili ya 150 ari nyapfuye 150 uwo ni umutindi ntabwo ndavugana nawe habwazaze mwongerere 150 abantu baduhaye bya 10 bya miliyoni baduhaye bya 10 bya miliyari bya miliyoni 10 nezingahe ari kuvuga ngahe 150 ntawe yampaye byanditseho nare yamucira ikavuga ntawe yampaye yakura huri nese ni gute usengera umuntu ukamuca amafaranga amafaranga ni ituro
ndamuzi urabona agiye mu bari bwinshi asambana ngo amayoga ndamuzi abahanze noneho yitwa n'itabi urumva uno arambwa ati pa mfasha nawe ati mbese namumenye ese wigeze ukora iki imbere y'Imana ngo ntacyo yabwo yagiye gusambana n'indaya ngo amayoga urumva ndifuza kwakira Yesu ndamubwira ati none se urakira Yesu utangira inzira utari cya 10 ngo urabona ngo biragoye ngo banza umbwirize ndamubwira ati banza kwanza umenye kuko mu kubwiriza urashyiriye akabari ukuntangana aho nari yabagwe ukuntangana banza bwima ati mana mbabari unyeze intunga asembaza bwa mbere ihana ataha akaba arahamagara ati none ndi no mu nzira ndamubwira ati noneho naramumenye ngo fata amafaranga abwiye wa mugwiza tunga wati fata amafaranga uyashyira imfubyi byanditseho none uze wavugana nanjye biranditse ibyo arambye ngo muciye amafaranga bati mva imbere genda taha genda ntuzanakira reka ko duhesha abantu mugisha mu buryo bwinshi dushaka Imana duhamagayemo urumva nimwe ngo fasha abo bantu rero biranditse birimo hari hasi ajya kubicu none ashaka kujya ansuzuguze rero urabona nga pasteri ngibi byose yari kwikina n'umukene ingungu iri mu busa niyivuga abantu Imana yahaye umutima bavuga habwa buri umuntu bahereza gusa abantu baguhaye bazanaguha wowe bakuzamura bazagira ishari aryo bagira none se nyine uriya rero namubonye hasi yandika ako ndamukunda ni inshuti yanjye nuko ari ubukene afite ubukene ntayo yari afite musengera agira hande no kuntuka kandi Imana idutoza yanjye ndi ikigoryi kandi Imana idutoza gukundana ndi umuhanuzi profete mpuzamahanga simbyigiye hano mu muhanda hano reka ndi uwa kera ndi umukozi w'Imana uzwi mu gihugu no hanze yacyo ndambwira abantu ngo ngiye misi myinshi mba ndi hanze urumva ngiye mbange n'abagande bafite imico yabo mbange n'abakongomani bafite imico yabo abarundi abanyakenya abanigeria bafite imico yabo itameze nk'ukuntu rero kumfata imico y'umunyarwanda urahanga ari Burayi utarigira atarahabwa umugisha akazana ubugambo bwinshi abantu bari Burayi n'abana beza bafashe imfubyi bafashe abapfakazi bashimiye bafashe n'abantu benshi hagufata nk'umuntu nkuriya uriyo utabana ibyangombwa uraho ngaho uzererayo akifuza ngo twabakozi b'Imana bizamugora kubaho ariko nari ndimo mwitegeza uzuko usa na Jeskizo rero gukizwa ni inzira ndende urabona nko mu rugero uzarebe iyo ufite umwana urya isahani y'ibiryo nyine cyane kinini gisahani cy'ibiryo urikanga ariko iyo jamwe ariyegateye abatangiye kureka ibiryo rero gukizwa nabyo nk'umugisha kuza hano asanga ufite amacupa nk'icumi hano wimwira icupa ryawe niko byumva wowe noneho nakugeraho habate ko wakijijwe kako bakajemo ijiko ngo rimwe kuko wavutse ubundi sinzi n'impamvu guhindura umuntu biragoye kuko dufite amadini yabigishe kunywa inzoga ko atari icyaha abigisha kuko nibura arahari gutinga atari iki fata umuntu wavukiye mu idini ryemeza ubutinganyi ujye kumuhindura muze ni inzira ndende fata umuntu wavukiye mu gaturika isiranye nabenga batarura banga masaka akavukiye agenda 50 kugira uzamuhinduye ni buhoro buhoro nyongera rero ntabwo nsengera abanyedini nsengera abantu Imana intumyeho bose ntuzabona ngigisenyi ngasengera mudamu nyabade waramwumvishije hari n'abantu papa bitangaza ngo ni ikintu cyo kwishira hejuru ntabwo ndi papa nzoga ntabwo ndi papa cyangwe papa bitangaza kunda bikora muri Sky oya Scout ni umuntu uraho ngaho ntabwo nzi ibyo akora sindabona safite icyo cyimfuza kigira Sky tosengera abandi sindamuzi Sky umujabo wawe ntabwo ndamumenya ni umuntu tuzavugana nawe simuzi Sky tusimuzi Sky afite indirimbo yitwa ngo ikira Sky tureka nyibuke neza ariko ninza kwibuka ndamwaye yaramwaye nyine yes gukizwa noneho ko umuntu kugira ngo ikintu umuntu yakuriyemo kimuvemo ajye mu kindi bifata igihe kingana gute bifata kuko umuba hafi ugafata warugenda atangiye abijyamo kamya aho yahereye imyaka yafasha birimo bimukoroniza
bimugira umuntu wishwe n'ibiyobyabwenge nawe ugafata umwanya wo kumwitaho. Ntabwo umuntu akizwe uwo munsi oya bya ni ibintu byo kugira ngo yikine. Ntabwo uyu munsi umuntu afite agakiza ntibibaho. Uyu munsi uhinduye ubuzima wajya bati ngo mpinduye ubuzima ejo nzasimbuka nkora ikiganiro ariko ntibigira akamenyero. Nta muntu uhindura ubuzima, nta muntu ukizwe uwo mwanya bifate ni hake cyane. No kuvuga ngo ubu nkanjye Emi nimba mvuze ngo navutse akaba ariko nifata natagira umuntu abantu bumva nabi musige mwumva nabi. Tuvuge nk'ubu maze nk'imyaka nk'icumi cyangwa 15 ndi umujura. Wowe Papa Bitangaza byagufata igihe kingana iki kugira ngo uze kunsengera nyizwe cyangwa se mbivemo neza burundu? Izwe yapfuye cyokora kamere yasinzira ariko ibikiri irehareha. Umakizwe yapfuye umuntu nyakizwe gusa mufite akabingo 3. Niyo mpamvu nabonye abantu batutse umukozi Mateo bamuvuga nabi Teo cyane n'abanyamakuru ntago mpari ako yaturirimbiye neza imyaka 10 tumwuba tumukunze fate 10 nawe ubwo Teo ari umukiranutse abandi bo n'amasegonda bakabongeye baguye. Nimba umuntu ushaka kuba hano afite kamere mpagaze neza niyo mpamvu uzabura umuntu amufunga igihano cyarangira akamurekura kiretse yongeye abari ingeso. Bisobanura rero ngo umuntu wese afite ikosa agira igihe cyo kuzarireka. Rero niyo mpamvu uzabura umuntu batutse umukozi Imana Teo yaturiye bose abiriya muri gare bamuvuga neza agira ikosa rimwe bisiba bya bintu byose yakoze. N'ikibazo dufite muri Afrika akuzabona abanditse Bibiliya abanyaburayi abazungu nyine abazungu ntago bigeze bahisha ibyaha bya bagenzi babo. Wabyumvishije muze baravuze ngo Paulo yakoze ibi yaciye amatwi, Petero yakoze byinshi nk'ibyo ariko usanga bakimubungabunga bakavuga ibyiza byiwe ari no mwayimana. Twebwe rero bani wacu fata nk'imyaka maze ngiriza ubutumwa bwiza atangiye ndi umwana barabiza ahangaha none uyu munsi imana ndimutse umunsi umwe ngakora ikosa bakampindura zero nasengeye abantu bagi Burayi barabyaye ingumba zarabyaye abantu babonye ubuzima wa munyamakuru kwakuranye inkunda eje ikosa rimwe ukampindura zero. Hari ikosa rigaragara public leta ihana n'abantu bahana nk'abada bahindura abagore barahanwa bariya barasezeranye yani ikosa rihanwa imbere y'iki y'abantu. None ikosa ngo umuntu yagiye abwi umuntu amukankame n'urugero ni ibintu bishobora kubaho. Nkanje ngewe ndi mu garage urumva bakangwa nambaye pasteur cyangwa bakati pasteur wacu ndazwi nyine haro za Ruyenzi ti pasteur wacu uri kumva umuntu wese yikozeho arangura ushize mu itara nimba barishiramo amawaya 2,000 anshima 20 kugira ngo duserere yandike izina urukumva urugendo tunyura mu rugendo nimba ari umunshire ngipine mu mwuka akumva ngo pasteur akareye ikibazo ngurahe mu senkana anywa n'urumogi amatabi ngo izina ry'Imana ngurayamba kugira ngo anshintege niho uzabona abakozi b'Imana babakene wahagukena mu mafaranga bakennye ibintu bibiri bakennye ntatangaza bagira Imana ibakoresha. Wewe nk'umubyeyi wacu wapfira nani obaridi Imana imwakire mu bayo imwe n'umugisha uriya mugabo reba idina vukamo bisomera icupa bapasi apadi banywa ni n'agasigara ndabazi ngenda bazi nabisubiramo ariko kubera Imana yamutoranyije ikamukoresha ibitangaza apfuye nk'intwari. Bisobanura ngo rero hari abapasteri badafite ubushobozi bw'ibitangaza ni wadusenya nta bitangaza bibaho nta giki nta gitangaza nta Mana. Ikuzimu n'ukurera rw'ikinyamenyo hari apasi bari ikuzimu avuze ubusura bazi bari ikuzimu kurera rw'ikinyamenyo bariyo abandi abakene. Ikuzimu n'ukurira no bisubira kamivuge hano utumwe navuze nabi sibyo ntuzakati bizabihurize hamwe uri kumva. Ikuzimu n'ukurira no gwekenya amenyo yubuze menerevare wekenya iki amenyo bagusohoye mu nzu wekenya amenyo
urumva hari abantu barungutse ikuzimu bakiri mwisi mwijuru n'umunezero n'ibyishimo umuntu mwijuru muvuga murahazi turahazi haduhaye akazi nyifite ku umushahara ndawufite uhembwa ngahe inde mfite urutu wandi bose nzahembwa ubugingo buhoraho yes ni papa bitangaza niwe turi kumwe papa bitanga ejo bundi rero twakoranye ikiganiro abantu baravuga ati wow baravuga benshi ngati uzasubireho namaho kukana ariko bagaruka kuri uriya mudamu mama Dihozo mama Vanessa nimba ari mama Vanessa n'aba basharirene ubu wowe aka kanya wumva nakosa wakoze kuri ba mama Sharirene n'abana ba Vanessa hari ibira hari ribu hari n'amategeko ntacyo nishinja ya akose ubundi ndashaka kugira ngo tumenye ko muri no misi gutandukana kw'abakozi b'Imana ari byo bintu biri kwaduka ugasanga abantu bari kujya ku mbuga nkoranyambaga ati byageze ijambo ry'abakozi b'Imana muri kuramo hari mu uvuga ngo Imana yarantumye habwa ari tumyanje aragenda barahari hari nayo Imana yatumye rero none se mufite ikarita igaragaza ko Imana yabatumye ikarita nose nimba umuntu azaga akabati papa bitanga ndamuzi yankora ibitanga ari kindi ese ni wowe ukora ibitangaza ni Imana ikora ibitangaza ngewe ari wanywa amazi subiza wanywa amazi kugira ngo umuntu yakuvane marakubaga Yesu naramumize byararangiye ndi ibitangaza kuko mufite ubu nta bandi bapasiteri bafite Yesu ni wowe gusa abapasiteri bariyizi ntabwo ndabamenya Imana izabambwira ibanyereke ubahe hose cyangwa musange ntago ngi ntanga ibitangaza ahubwo Imana ibitanga yampaye ingabire tari kuntu setse abanyamakuru na nose biri ibintu bikomeye ibyo nimba sara ngo yagende hejuru y'amazi nimba hamagara ngo zajya urumva ngiye gukora ibintu by'ibitangaza byananiye ibi ngibyo gusengera umuntu byakabyara gusengera umuntu akakabona biri ibintu bikomeye ibintu bya grave ibintu ntashobora ahubwo ngiye ndi kumva ubutumwa ushaka kuvuga ngo abantu bajyana amafaranga ku bapfumu bayabazanire habwo ngize Imana bashyana gitwaza ba rugamba bakubaka isengero nziza amaparikingi ntibashire barurike nyere kusengera rw'umupfumu ahantu ruba aho dufite insengero z'abapasiteri zubatse umupfumu yubatse we ahakorera ni rwo rusengero niwe nyine ako pasiteri agira iwe kajya n'urusengero y'Imana imuhaye umugisha none se umupfumu afite urusengero akorera iwe nyine niwe none pasiteri we n'impuzamahanga niyapfuye arabisiga kabisigira abandi tuzo yapfura mubyeyi yapfuye umuri wa Pandikote majyambere yapfuye ese yarutwaye reba ukuntu rumeze urusengero uramuhaye 1000 yaririmbye yaranyibye hari amamiliyoni nkanga hariya umva yamwibye uri uramuhaye 1000 buriye sinzi haraba hari ngo ndya amafaranga yanga igihu reba usinye rwa miliyoni hafi zingahe usigiye umwana wiwe mujye mutandukanya ibintu urumva mumenye kuko umukozi w'Imana afite amaproje menshi y'umurimo w'Imana kandi ntabwo ngiye nkora ibitangaza inzerereze oya yumaze kwemera Yesu mwami mukiza ukatura ibyaha urumva yemi niyemi nawe ubutaha ubu ngubu nawe ubutaha ibyo reba ku amafaranga winjiza uvane cyacu mu kinshikirize ntuzanire nose Imana urayizi ese icano yanjye korera mu rusengero iwawe iyo mpamvu muhora hasi oya nsubiza cano yanjye ari yaza gusenga nose kuki umunsi yifuza kujya Burayi umuntu wese nese ngiye ndi kwifuza kujya Burayi nyine ndikubwira nukibura abanyabazi gukora niyo mpamvu babakunda impamvu muhora hasi muhora n'impiri mu mufuka ntamiri ahubwo nge ikibazo rero topic ndi gushaka urimo uragenda uyigweho neza cyane kandi ndimo ndabigukundira abakozi b'Imana kuko nawe uri umukozi w'Imana umuntu mu rwego hejuru uri mu rwego rwo hejuru hari ko umukozi w'Imana ufite n'ingabire bari kubashinja yuko muri no minsi yanyuma reka tubare ubu turi mu minsi yanyuma kuri wowe ni twese nzaryanywe nambare nabo nzasengera abarye bananywe bambare iminsi ya wanyuma wecaho
iyo uhagaze mu rusengero ukavuga ngo mwezwe mukorere Uwiteka turi mu minsi ya nyuma uba ushatse kuvuga iki? Mba ndi kuvuga ko uri kumva iyo umuntu atejejwe arasesagura, cyo ni icyambere. Iyo umuntu atejejwe baramwicira mu kabari kubera ubusinzi, wabyumvisha uyeme. Noneho cyo mashaka kuvuga amavuga ngo mube maso, urumva hagira umuntu ubasigaza inyuma mu iterambere. N'ikindi n'ubugingo burindwe roho nzima mu mubiri muzima. Ngiye nemera ko nta bitangaza nta mana. Nta bitangaza nta mana. So Imana ndayi. None bazumve nyine. Ubu nkisa turicaranye. Sinzi ubuzima bwa sindabwinjiramo cyane, ariko umuntu uri umusirimu. Ndavuye teme Imana nkorera. Uri kumva? Mbivuze kandi ntabyo urambaza, ntabyo wasabye, ufata umwanya kubishaka. Imana nkorera iguhaye verite urumva? Itayima icyo gese ngufata nk'umutubuzi. Tayiguhaye. Nta muntu asengera ngo buri bye. Kese utumvisha imbaga zindimo. Ndiya kuva hasi kugera hejuru ndasizwe. Turi mu minsi ya nyuma. Ibyo minsi ya nyuma ni mwe mubizi mwebwe. Ndi mu minsi y'ibitangaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi ya nyuma, mu minsi yimeruka abantu bose hazaduka abakozi b'Imana biyitirira izina ry'Imana. Niyo mpamvu natwe tuvuga ngo kuri yawe TV mwumve mwoka byaramwe. Ntabwo uri mu bantu biyitirira izina ry'Imana. Ngewe ngiyitirira mfite ibimenyetso birenga kimwe ko ndi umuhanuzi ukomeye. N'abantu babyi manibe no mu rugo. Umuntu akaza ati pastor muramuzi babitangaza yankoreye ibi. Harabona gaburiye ku mafaranga yanjye. Uri kumva? Nk'umugiro hari iwacu ntuye. Muzabaze muri corona nafashe umurongo w'abantu ndawugaburira. Uri kumva? Komereza aho nyine. Kandi ariho nkiri nyine. None ikindi kuba ngo umisi iki? Misi ya nyuma. Oya uzangira imbere yanjye akaba misi kuko hari abantu bavuga ngo Imana ngo yadutumye, Imana ngo muziranye nabo Imana yaransize ngewe. Niyo mpamvu mbitangaza abantu barabyaye. Abandi yubatse amazu. Ukiza indwara? Ya. Cancer, diabete na za sida byose. Urabona ko yabasuzuguye. COVID-19. Atuvanye mu kazi leta zose yaravuze dusenge. Yaravuye tuzabihagararaho mwamba agapfuka kwiviramo. Kwiviramo. Ubu ngubu bababwira ngo ni muyisengere ni twari kugaragurika turi benshi. Inde wumvishe tuvuge apeza bisi bose bakomeye. Batwiyambaje. Hoya bakoze ibyabo ntibatuba pastor muri he mwegerane. Hoya ntaduhaye akazi. Icyo cyawo kiri. Mwari gusengera isi ngo mwongere n'abakristo bagarurike mu nzu y'Imana. Kandi batu cyambere singiza rafunga isengero. Ikihutirwa ngo batuvana mu bantu vuba. Uri kumva? Ikindi kwamba agapfuka munwa. Uri kumva? Baza umva nyine bisobanura ngo umva yemi twebwe ndi kwagiye muri amukino. Kuri kwabigiye reka ariko bagihamagara ba Tebi Joshua ba Potere Masasu bagitwa tugafata umwanya hariya isi yose ba Ben Hini. Urumva? Abantu baba barabuhutse kwibadukize kwigire ku ruhande. Ya isi yose kwadukwiza. Mu nzu zanyu mwakoze iki nk'abakozi b'Imana? Niyo mpamvu ntaho yageze yagabanutse nyine kubera amavuta. Aho ntuye ntayihaba. Nta muntu urandura aho ntuye habe numwe kubera imbaraga. Nta n'uwapfuye uhaba. Nta nuza. Nta gupfa ngo barapfa abantu kubera itiko ry'Imana. Ariko ntago izabica nyina sense. Yes, abakozi b'Imana ngende bigira abakozi b'Imana abakorera Imana abantu batuye muri za diaspora babashinja yuko mujya muvuga yuko na abantu baba hanze bakora utuzi dusuzuguritse kandi ibibazo byatera cyane nko mu nsengero mukoreramo mukabiyambaza. Biterwa n'iki kubera iki nka pastor? Ariko muvandi abavuga butumwa na pastor harimo intera ndende. Urumva? Niyo uzabona umuvuga butumwa ngo asagitura akamutuka. Pastor yarabyemerewe ibyo. Urumva? Kandi nemerewe guhabwa inshingano zose nk'uprofete. None abatuka ni bande? Nabo nyine abo. Twege turabakunda ahubwo.
Imana ibahimigisha ibazamura ibagwe yawe nawe ntabwo abatuka guteza ngere ngize Imana nanjye akazi nkaba nakabona nkaba kujya nuzo basiyo mirambo nanjye karihe bakanshakire hubwo akazi gakugukorera iki ukoze iyo mirambo muse n'icyago ahubwo n'abantu beza zikoze umuntu gatahanye akeye avuye mu bandi hatwara umwanda hago bashishikare batere n'imbere nta kazi muzara ukazi ariko fa maskini usuzugura akazi yapfuye ari imbwa mu giswahili nimba nawe usuzugura akazi sindi kumwe nawe nsuzugura akazi nkaba nkwicaye imbere rero abivuga nabyita samoya n'umurengwe cyangwa hari ubuyoga bw'amake banywa bukaba bwamenaguye imitwe akaza kuri kamera ameze ngo aba diaspora boze mirambo ahubwo mwoze myinshi mugira amadolari mutera imbere muzamura igihugu tutera imbere bakimwe by'imfubyi bafashe leta itera imbere bafasha abakozi b'Imana batera imbere bakora waba uyoza ahubwo nuwageze hanze aho muze gusengera ubutaha amaso yacomotsemo aramara kuyoza n'urugero cyangwa amakubikora akigira muri za nguvu akamera nka wa mukinnyi wafatiraga ikipe ntavuze hano usiga usobanura urese kandi yari umustar ukomeye hano rero niyo mpamvu nge nihuza n'abantu nge bundi nguha ubwenge burinda amafaranga yawe cyo ni icyambere nkaguha ubudahangarwa mvanye ku Mana wumvishije haguha n'inama ubu ngubu kunyumva ngo pastor yasaba amafaranga nk'umugabo ujya gusambana muri Amerika ateze indege atwaye inda yishyura ngahe indege irahenda atwara umukobwa akamusharija mu hoteli akamugarura akamugera Dubai none uwo muntu yakishijwe mu rusengero rwanjye yakishijwe nkamuha agakiza Imana yatanga iki umuntu baraho gusa umuntu arabaraho gusa umuntu ntabwo azi aho bigana aramara kunywa byeri atura imibi wa pastor y'abajura none se nyereka pastor ufite indege ahangaha mumbwire hano muzi se wayiguza agashinga na televiziyo nawe nta gihari tubwire ubundi ko wenda muza amakuru byagenze uriya mugabo afite gahunda yagiye kwagura ubwami bw'Imana n'iby'Imana bapfaga yabikosoye bapfaga iki ni bya bindi nyine bishaka kugira ngo uzamuke ku ngufu ngiye mfite ivoitire ngewe uri kumva ngahita numva yari rimfashe irari nkifuza nanira indege vuba vuba ubwo urumva abantu nzabanyoboye nzabazonga kugira ngo mbone indege ivoitire sintwaye iki ingezi Rusizi ikangarura urumva ubundi papa Imana imuhumugisha bamuhaye ko ihenza yivaho ayifashisha abakene afata bwa mutwe bumwe buringaniye abugenda mu rose bimukwaye iki ariko kumva uri pastor ndarahiye ngo Imana irahamwe ntagiye muri vewiti ndasuzuguwe Yesu yagiye n'amaguru umubyeyi wacu nyakubahwa yagiye n'amaguru Imana yagiye n'amaguru kandi gira ku nshingano zayo Papa Bitangaza rero ngiye kugusaba ikintu kimwe mu Rwanda igihugu cyacu tuzi umuco dufite tuzi ko umugabo ashaka umugore agashaka umugabo ntiturumva umukobwa washatse umukobwa cyangwa ngo twumve umugabo washatse umugabo ariko ibyo bintu bireze mwadufasha iki ndavuga batinga nge sinshaka kubumva nabatera mwako icyambere bagabanya umuryango ntibazabyara icya kabiri kindi n'abantu baraho gusa baba baraho badafite inyungu mu muryango umuntu yavutse arabyara yamara kubyara akarera yamara kurera akavamo perezida akavamo abarimu akavamo abapasiteri nkatwe ndarahiye n'ukuri kw'Imana nimuhunga abapasiteri inzoga ziri hafi aho bari kuzikora nyinshi murasaragurika nimuhunga abapasiteri babigishe kujira amafaranga yanyu mukizwe babigisha kujya kundi inkumi muzamukora mwirukanka buri munsi kimisagara uturoge kwa 5 mwirukanka ihumbi inzoga ubuyuki none ikofi zarangira nimurangira mwanjye myamagara mu muhanda nari umunyamakuru muranze ngewe nakoze inkuru yarunaka nyikorera mu miliyoni ari he ntayo
kuko biravuga ngo nimwakumvira mwumvira abahanuzi munyumvire n'abahanuzi banyu. Ni ukuri kw'Imana abapasi afite umusaruro mu gihugu tubyemera. Tubone izigereza ni ukuri abapasi batanahari wareba ukuntu uzuzura nkawe nk'umugire ufite imyaka ingahe sintuyivuge hano n'uryo ntanze ukaba ati natangiye ushaka ubuzima mfite imyaka 20 none mfite 40 sindabona chambrette uri kumva none ngiye ku muzima. Ariko iyo ufite umushuma ati humura hacyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa kizashibuka. Bana kunda gade pe ariko ntabwo nkemera inyigisho zayo kera baravuga ngo yesi ngizemera. Kubera iki? Kubera ko nabona ntacyo zimaze zimwe na zimwe. Urabona ngo naho wabaho nabi mu ijuru niho iwanyu. Nutasigira ngi mu nzu yawe mu ijuru bazagusigira. Uri kumva? None nuvuga ngo ngiye isindayirambiwe naho nanagenda umaze kubyara abana bane urasigira leta umuruho wabishyuriye ishuri rukujya he unaye mane yantu hari uyu munsi ndigendeye byagucanze ni nkabo ngo wabasubije amadolari 50. Ayo ni amafaranga umuntu Imana yahaye umugisha uba diaspora. Uri kumva? Umuntu Imana yahaye umugisha wahawe umugisha ayo ni amafaranga yavugira. Nose ndabashimire umugande wanyu bakinzu umugande ntaranze wampaye 10 nkubaka inzu umugande ko atavugisha induru. Umuntu wanzamuye ndi hasi mama Fiat Gisenyi uramu mama Imana umugisha. Uri kumva? Mama Fiat Gisenyi wantwaye igoma kangurira imyenda kera cyane kera pano ngubu kera cyane nko muri za 2000 niho ramugore kwamenya uramugore ndayo mushira utumwe naraje nzanye message Gisenyi mvuga mu nzira amasoko Imana nyira ku rupangu rwe nyiro yatuye mu nzi bigeragezo. Urumva? Ariko Imana baramugira nabyibushye Imana mu mugisha sanki namwibuka. Imana injira hari ndahinjira ndambwa ati ndisaka ati he banzugaburira abana. Ariko Imana irambwiye ngo ubuzima rurimo kindi kimenyetso cyuko ukuye gisuzuguriro kera cyane kera muri za 2003 gutyo hafi aho ngaho umudamu wankoreye ibintu nk'ibyo. Urumva nta bwenge yari afite. Hano umuntu araje ngo nahaye $200 namukoreye ibitangaza harirwa ko batarana ni bandeme abakumva uri umusore ukeneye urugo ukeneye abana ngenda nange nakuremera nutangire projet niyo byari bibiri birabara. Sasa byemere hano uvuze ngo iki nurongora ndi tayari uzampa iki uzabwa amafantane ugahagaza ngahe agaze nk'ibihumbi 40. Wayamaye none watamira oya wayiriraga ntabwo naya nta fiance ufite kandi sinamukweretse wamunyese ko ntabwo uratangira projet. Nakubwiye ngo iki ko mugiye kuzabana nyine musengere musabe yame mama nka 5 hano hasigaremo 37 yame hano itubigira urugwenya bizakorwa wowe ma 5 hano ubumaye mavance hasigare 3-5. Namwe mube nyamira yanjye ni yindi mujya mwandikaho ubutumwa nubo bisabye wowe nyine hasigaye 3-5 sawa ngaye ubuse ntabwo uri buyanyake nyuma y'ikiganiro. Oya ngaye musa pasi bagira indimi ebyiri dore ngaya ni 5 nawe se wakohereje ko dore ngaya barayampaye ni 5 3-5 mu bukwe bwawe. Sawa ni imodoka yo gutwara abantu irahari. Ndagira ngo rero nkwibariza ikibazo ariko sha 5 sha ariko sha ni papa bitangaza nje nshaka none kukwibariza papa bitanga ubona ijuru koko ijuru muvuga rirahari cyangwa narihari nanjye icyo kibazo njya nyibaza rirahari risa gute mbonye ko unyihanganire no nge mbisobanure neza. Wari waryamuka turi muri Amerika cyangwa tugiye muri Simba guhaha urumva ukabona wambaye ikoti nahindutse jetiri bya jetiri urumva
tangiye kuzana nawe mu binyaganiro uravuga n'umushumba witonde gushyiramo burage uvuga icyo gifite imbaraga sibyo ko turi kwimakera. Sindarota nuriye indege, sindarota nagiye muri Amerika. Njye nize kuryama ndota nambara neza mfata imodoka ndatsa mbona ngiye muri Simba kuko burya umunyabibazo arota ibibazo. Uwimana yahaye umugisha arota umugisha. Nguha amafaranga gutya nshaka kuyarota nijoro kuko nda nimfite. Umunyenza arota ejo kurya ibijumba cyangwa ari gupfa. Uri kumva? Rero nde sinshaka bagira ibibazo. Ubushobozi nahawe mu mbaraga nahawe z'ibitangaza. Naye babwira bati pastor buri kuri kuzimu niyo mpamvu bivuga buri pastor cyangwa kora niki ibyo ari byo byose ndabikora ariko singi kuzimu. Oya abagikuzimu kuzimu haba arahari hadahari nta mana yabihari. Nyine ikibazo ukuvuze ngo sugi kuzimu hari abantu twibaza ngo kuzimu ni ibitekerezo umuntu aba afite. Ikuzimu habaho ku buryo nge najikuzimu na Satani nkamubona gutya mbona mwubone ntapfuye. Ni ikindi kiganiro tuzakiganira ntuje tukiganira na Bible dusome ibyanditswe sibyo. Bibiliya avuga umuntu nankorera azazamuye icyubahiro. Ndizera ko iyo udafite icyubahiro n'Imana bari nke. Ibyo mbisubiremo hano umuntu ibiyavuga ngo ndi umusore ndinze saza sindabona umucyanutse areko wa mudamu usinga muri ADPR usinga mu macaci yani mu igirize yandi igihe umwana wazasabiriza nta mana ubufite. Biravuga ngo umuntu nankorera azazamuye icyubahiro. None ngenje imbere yawe yeme utangiye kunjura bikoto byaboze nsa nabi rekonomeze pasiteri ntago byashoboka. Ni Imana yimpaye yanyenkorera boss umva sasa nibyo zanye n'abiceri. Nuko ako pastor ngo wabaye mu muhanda ngo ndi mirimo myinshi nyine ngenda kubajije wenda mu buhamya bwawe gato wigeze uba mu muhanda no hasi y'umuhanda narahabaye ngiye uyu nguyuruze ukajya uvuga ngo ndagaswingingire ibyo gusa sabwo ibyo iyo byiza n'urumogi naranyweye ngewe nanyweye ganja. Abakozi b'Imana ubwo benshi dusigaye tubona muri Kigali no mu Rwanda abenshi bibereye ku muhanda. Naye Imana bose yahamagaye n'abaciye amatwi n'abaciye amatwi n'abarindaye yarabahamagaye muri Bibiliya batubanjirije. Nka Dawidi yari umusambanyi ariko iramuhamagara we arasambana nica. Mu muhanda abantu bari bakoze hiki kuvugira mu nzira nyine mu muhanda nkiri mayibo nabazi ko ndo umuntu ari mu bicyane. Urabona ko iyo ukiri mu ngabyaha ntago ufite nta mana ubuze. Ngubu nkawe nimba usa nk'umuhehesi Imana irakugiye kandi ubusuramboneke. Oya ntago nkubonekeye no turaganira nyine. Ba niyo mpamvu umwabyaha we nta kintu atinya. Ariko umukiranutsi w'Imana abaho kwizera gasenga akubaha n'Imana noneho akabinyungu ku bantu. Hari n'igihombo ku bantu ko mu rugero nk'umuvandimwe namusenge afite urutugu nta cyahindutse. Yakize nuko atakwemera kuza imbere ya kamera izina rye oya ntago yaza uri ntago ajyaza izina ry'Imana mu ijuru ndabihamya kandi nimba mbeshya mpaka kandi ukivuga ati ndagusengeye byabyutse mu gitondo ambwira ngo ninza ngo biti ngome nkaho hari icyo dupfa nguyu hano nguyu kandi urutugu rwe rwacomotse iwumuhe kabisa ahubwo akashaka kuri papa bitanga oya abantu ngewe icyo bivugiye so kwikina ngewe mfite ingabire kandi ingabi hamujye uvanga impamvu ngo wanditse nimero ngo baguhamagare ngo urifuza amafaranga. Sister mushiki wanjye mu bigiye uri hanze hantu hose uri Imana sibuye inzira yaho nta handura nkanarya. Sasa uzinuza yawe TV uba abantu ntibazongere kwimenyera ngo tuzango tubaza oya nukujya tubazanira abantu bababwira ibintu nk'ibi ngibi hari umuntu uri bugukurikire akakumva akakira akaboho sibyo. Rero ndagira ngo muri aka kanya ngiye kuguha iminota 5 kubasaba ntago ndagira ku rwego rwa kamera muzamumfasha mbishireho ibiganiro nabyo ariko Imana izabikora. Ubwo muri comment babyandike nimba bakeneye ko tuzatubagera umunsi wa Papa Bitangaza TV baza bari umuntu uri Burayi Imana ikoresha kuko biravuna ndabizi bajya boherereza mu mpamagare none mu nkuri ikiganiro bagatike muze mu nkuri ikiganiro babyumva bakunda Papa Bitangaza bababwirize barebe cano Papa Bitangaza bayirebe nubwo binyuze kuri yawe TV
ntukire mu kinsurikireho bifashe gutyo mu bwo buryo. Ndashaka ko channel yacu cyangwa televiziyo yacu itandukana n'izindi televiziyo. Ubu hari umuntu uri hariya muri Amerika ararwaye adafite ubushobozi bwo kujya, nubwo erega umuntu aba muri Amerika naho umuntu adakeneye, ukajya rwose ukavuga ati uyu munsi turaganira kuri iri jambo. Ariko abo bantu bo hanze bakunda PAPA bitangaza basunikira itike ntabwo mugenda n'amaguru, umpamagaye gusa wowe. Reka noro mitana nababwira ni 0783 22 ubwo ni 24 77 iba muri mobile money. Nguhaye amadolari 100 uzategeshe igihe kingana gutya PAPA bitangaza aza kuri ikiganiro mukimushirire ku televiziyo yiwe yifuza yuko avuge. Rero ndagira ngo sinzi impamvu binjemo banza nanjye imbaraga za PAPA bitangaza zamfasha none tutadusoza. Ubu hari umuntu wabuze urubyaro, hari umuntu urwaye, hari umuntu ushaka ko ubuzima bwe buhinduka, hari umuntu kandi baradukurikirana ni benshi. Hari n'aba bana bazuzu n'abavava bari mu batinganyi, abantu barashaka ko bahinduka. Ahubwo sizi impamvu nimba ari ni ikibazo cya transport. Nge sinkunda simbishya kuri cyane byanjye cyesivanje bari abana mbakeneye bari tubahore hafi agakizi ntabwo kazi uyu munsi. Bagiye kwa shangazi barabyanga basko basinge shangazi se bari shangazi ni umukozi w'Imana ukomeye uriya, ni umucuruzi imiti ngo n'umukozi w'Imana, ni umuvuzi gakondo shangazi. Kandi afite abatinganya afasha nyine ngo basengera bave hamwe na mama Sharirene. Mama Sharirene se umukozi ufasha umuntu kunafashije aba bijya kuri televiziyo se. Niyo mpamvu itavuye abantu bafasha bamara gufasha bakabishya kuri televiziyo mwe mubihagaritse. Ushatse kubyita iki? Kwikina. Nagara kwikina bari gukorera Imana nk'iyo ukorera. Ese si ugusengera abatinganya bakabivamo? Umuvandimwe ngewe mpamagarwa nyine isa nge nduzuye imbaraga z'Imana. Uzavuga hari n'uwavuze ngo pastor w'uruda ako ntabwo ari abanje, n'abarugagi, n'abasarungu, n'amagihozo. Umuntu ukurikira PAPA bitangaza ntatokana, ahubwo arishima kumva ijwi ryanjye yumva abonekewe. Hari umunsi uvuga nabi kuko ikintu mboro cyamenye iki nutanubaha ngiye uzubaha abana banje nabyaye biga amashuri meza, abana banje basenga, umugore wanjye mwiza Imana yampaye mbo ubuzima bwiza icyo. None ko umunyarwanda wize sindamubona ngo urupaseri rwafo ubwo ndizera kuko utambonye neza ubona umwako. Ko rero ubuvuga ngo umudamu Imana yaguhaye ntuzabe nk'aba pasiteri bavuga ngo mu buriri ngo nari mbishoboye ngo none ngo umudamu yarantaye. Bara abacuruza ubusa bwabo kugira ngo babugure. Umutinganya avuga umutinga isuko savuga nyine nako umupfubuzi mfite gahunda nini urukumva mbese neza mu gitanda nuko bakoragira abapfubuzi. Sawa ubwo nawe ufite nk'umushize nawe nyine kubavuga bimwe. Sharirene yataye umugabo ntabana n'umugabo. Umugabo kandi usenga n'inshuti yanyu umugabo we usenga ko karasenga cyangwa n'umugabo yaramunaniye. Umugabo arasenga ari inshuti yawe wenda tuvugishwe wenda n'abantu badukurikiye kuri yawe TV ni inshuti yanjye ni inshuti yawe kandi ndebye muri radari ntago mbona ibintu by'imyuka mibi ko nyifite radari ndakurura nzuminga umuntu uri hanze ngahita mubwira byose n'ibizanwa n'ibigere kumubaho kanabyohereza ibisubizo by'iyo mu izina rya Yesu. Mama Sharirene si we ntago ndi mubona muri radari. Mama Sharirene ni umubyeyi uraho afite abana be banavuze afite n'isura nziza ariko sinzi impamvu yanze umugabo. Ni imyuka kandi ayikura ku bantu ushaka kuba ayikura ku bantu ayirukana. Urumva yeme Mama Sharirene simutindaho urana umubyeyi nyine afite imyanzuro ye ariko ntago ari myiza. Mugira inama rero inama mugiriye yashaka umutware cyamukeneye shaka undi wa kabiri oya uriya we nyine. Aho se bari abana batatu bose bangahe bazabavanga bizaba gatogo.
Papa Charlene n'abana nta wundi mugore agira. nta mugore agira. Anavuga ko hari uwamumutwaye. Watwaye Papa Charlene mu Charlene Charlene ko wabakunda umugore. no gusebanya, ni ukumusebya uriya mugabo. Papa Charlene nzamushaka ze hano tuganire. Nange nzaye mpare kabisa. Umugabo yakoreye igihugu, umugabo mwiza, umugabo ufite gahunda, no mu gisirikare ntago batoza kwiyandarika. Uri kumva ko sinzi n'impamvu yagiye avuga umugore yababaje umugore. Ubundi tutwigisirikare cyacu kiriyubashye. Muri Afrika hose ngende ibihugu dufite igisirikare kiri hejuru ya polisi. Buriya polisi ntago ngi cyane cyane ngiye nitindaho. Buriya polisi n'inzego zindi ziri hasi igisirikare. Igisirikare kiri hejuru cyane muri discipline. Ndagikunda cyane rero. Charlene agira discipline. Ntiyakora ibintu ngo araje umugore inzara nyine yakenye byabaho, ariko ntabwo yabikora nk'umuntu wambaye uramwe ntibibaho. Icyo kintu ngiye mbiziho. Sinzi nimba rero ari indiscipline ntiyaba yakoze akazi. Imana ishimwe cyane rero. Yes, rero nizere ko mumeze neza. Jya kuri Menya Nibi TV ukande subscribe. Ubundi ukurikirane filimi yabo nziza iri mu Kinyarwanda. Ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Nari namuvuze ngo ndamuha iminota 5 sinongera no kuvuga. Sengera abantu bari muri diaspora n'abantu bari hano mu gihugu cyacu na muri Afrika bakeneye urubyaro. Ubundi dusubizeho ntibazongere kumvugira abanyarwanda bari mu mahanga bibi. Bana abantu bafite agaciro. Ntabwo umuyobozi yakurira indege ajya kubareba ari abantu baciriritse akabakoresha ibiganiro babizi bibaho. Ni abantu b'icyubahiro. Reka mbasengere wakifuza kuko twavugana cyakureba ibiganiro byanyu uko bishaka. Papa Bitangaza TV maze iminsi nta byinshi nshyiraho kubw'impamvu runaka, ariko birahari bitambuka. Hari telefone wambonaho n'uburenganzira bwawe. Ikimbabaza nuko umushaka kumbwira amakosa yanjye ntabwo yafuga hasi urayambwira. Hari n'uwambye ngo kuko nge nkora ibitangaza n'ukuri kw'Imana ndabikora n'Imana ibyumva. Abatabyara baze ikiranye barajugunya. Uziko umukanishi ukorogosha imodokari bikanga ikeneye barajugunya. 0 please 250 788 39 32 please 250 788 39 32 abo mfasha rero ngewe ntabwo mfasha umuntu uvati ngewe nshaka kwigira ikihebe wose ndamusengera. Reka ushaka urubyaro karibu, ushaka akazi karibu, ushaka kuzamuka mu kazi dufite izo ngabire. Nimba umupfumu yishaki akipostinga umupfumu hariya ngiye mfite ibitangaza Imana yabimpaye ya basengera. Mana cumana ifite imbaraga mu izina rya Yesu. Nsabye umugisha buri munsi ku kiganiro. Ahari ku mpera y'isi ahabwa umugisha, ahari mu gihugu cy'u Rwanda ahabwa umugisha. Umwagurira imbago, abashonji barye, abarwayi bambare. Biravango waje kwisi gutanga amahoro. Habwo waje kurimbura abantu no kubateza inyatsi n'imyuka mibi. Habwo waje kuzikuraho. Shitani yaje kwiba no kwica no kurimbura. Ndamwirukanye ku buzima bw'abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana umugisha. Shalom shalom. Murakoze. Shalom. Hadashya.